Yes, reka twizere ko weekend yagenze neza kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera birumvikana kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzaje mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Already no twamaze kuba tugera muri studio, ariyo mpamvu dutangiye tubasuhuza mwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikira muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikira muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'abadukurikira muri ku mugabane wa Asia n'ahandi henshi hajya hatandukanye. Reka mwese tubabwire ngo igitondo cyiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha mu gitondo, igicamusi cyiza kandi kuri mwe mudukurikiye muri masaha ya nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha y'umugoroba. Biraza guterwa no mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe rero turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere, tukaba turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11, tukaba turi mu mwaka wa 2025. Muri iki gitondo n'ubundi icyo tubazane n'amakuru agezweho, akaba ari amakuru agiye kugenda agaruka hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu akaba agiye kugenda rwose yibanda kubikomeje kuba mu muri iyi mirwano iri guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka rero kumwe mu basirikare mu by'ukuri ba FARDC cyangwa se ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishwe hano mu mujyi wa Uvira. Tuze kugaruka no mu Banyamurenge naho ibintu bikomeje hari umurenge rwose kuba bibi cyane. Tugenda tureba rero no ku mirongo y'urugamba uko muri iki gitondo biramutse byifashe, nta handi rero ugomba gukura amakuru. Murabizi ko nitwe tuba ture abambere kubirebanye cyangwa se kubigendanye n'ibiri kubera hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkandira kuri subscribe rero unkane no kunzogera niba utarabikora kugira ngo nawe uzaje ubona amakuru mu imbere. Kubabikoze rero mwibuke gukunkorera icyitwa like ndetse na share, ubundi tuzaje tubana gatanu kuri kagenzi kako. Reka dufate amasegonda make rero ubundi duhite tugaruka, duhita dutangira amakuru yacu mu buryo burambuye. Nizera kandi mwese ko mubyutse mumeze neza cyane, igero mu gikirayikinga muna sharinga. Reka tamoro gato cyane duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Yes, reka rero amakuru yacu munyemerere bakunzi ba Eugene Official, amakuru yacu mu buryo burambuye tuyahere hano muri Uvira. Hano muri Uvira rero amakuru avugwa nayo musirikare rwose muri iki gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC wishwe, akaba arishwe no ku munsi wo kuwa gatandatu. Uyu musirikare akaba arishwe hano muri aka gace ka Kavimvira, ni hafi n'umupaka n'ubundi uhuza iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Uyu musirikare akaba arashwe na bagenzi be nk'uko amakuru abivuga, aho rero uyu musirikare ngo yarashwe nyuma y'uko arafite grenade arimo kuyikangisha cyangwa se ayikangisha bagenzi be, ababwira ko agiye kuyibatera. Hanyuma no nyuma yo kugaragaza iyo action cyangwa se ko agiye kubatera iyo grenade, ntabwo baje kumuvirira direct, bahise bamurasa mu cyico ndetse ahita ahasiga ubuzima. Uyu musirikare nyuma y'uko arashwe agapfa, bakaba barahise batangira gukora iperereza kugira ngo barebe icyaba kimwishe. Nk'uko amakuru abivuga, bikaba bivuga ko rero basanze yari yanyoye ibiryo by'abwenge, atubwenge rero biza gutuma mu by'ukuri akanga bagenzi be, avuga ko bari bafitanye amakimbirane, hanyuma abakangisha ko agiye kubaturitsa akoresheje grenade. Ibi rero bikaba ari ibyabera hano muri Uvira. Hano muri Uvira bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane, aho rakomeje kugenda haberamo n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye birimo ubusahuzi ndetse n'ingabo nyinshi cyane zikaba ziri kugenda zisukiranya ziyongera hano muri Uvira. Hakaba rero mbere y'uko zerekeza mu bice bigiye bitandukanye ku mirongo y'urugamba, zikaba rero zibanza gusohorera hano muri Uvira.
dukomereze rero ku yindi nkuru ivuga ku mugabo bita ngo ni Colonel Fureko. Uyu ni Colonel Fureko nk'uko amakuru abivuga. Uyu Colonel Fureko abenshi muri murabona ifoto ye ndetse n'abandi basore, gusa we araboshwe ndetse ikigaragara nuko yakubiswe bikomeye cyane. Ifoto yamaze kuba ihagera. Uyu mugabo Fureko amakuru amuvugaho ni menshi cyane, ariko mbere ko twinjira kwikubitwa rye reka tubanze tubabwire nibura kuri story cyangwa se ku mateka mwumve uko bimeze kuri make twabashije kuba tumenya. Numwe mu basirikare cyangwa se numwe bari babarizwa cyangwa se mubabarizwaga mu mutwe wa Twirwaneho, ariko aza kuva muri Twirwaneho adjoininga ishitwa wa mutwe tujya dukunda kuvuga witwa Gomino. Nkuko amakuru abivuga uyu Fureko ndetse n'uwitwa Munigantama, amakuru aravuga ko aribo bagambaniye witwa Lieutenant General Masunzu Pacifique uherutse gutabwa muri yombi ndetse anarafungwa ashinjwa kuba akorana na M23. Akaba by'umwihariko arashinjijwe kuba yaratanze agace ka Nzibira agashikiriza runga agashyira mu maboko y'umutwe wa M23. Aka gace kababaje cyane ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega, bitewe nuko karimo ibihombe bigera kuri 2 bikomeye cyane ndetse binakora babonagamo inyungu zikomeye cyane. Hanyuma rero uyu Fureko rero ku munsi w'ejo nkuko amakuru abivuga, akaba ubwo yarakumutse mu gihugu cy'u Burundi avuye mu nama ikomeye cyane. Akigera hano muri Uvira rero ngo nawe yaje gufatwa n'icyitwa Wazalendo, baramukubita byo ku rwego rwo hejuru nkuko bibona, baramuboha ndetse n'abahungu be cyangwa se n'abandi basore be bakubita izasagutse ku ngoma cyangwa se nkuko bigaragara kubiswe byo ku rwego rwo hejuru, ababajwe cyane. Uyu mugabo akaba arashinjijwe ngo kuba ngo ari uwa M23 ndetse na Twirwaneho, gusa izi Wazalendo zimukubita mu by'ukuri akaba yarakubiswe. We azi yuko abarizwa muri Wazalendo kuko bavuga ko yabarizwaga muri Wazalendo, ndetse kugira ngo abashe kwinjira muri Wazalendo ndetse anakomere abe igishitsi, nuko ngo byamusabye we n'uwitwa Munigantama kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu zindi nkambi zigiye zitandukanye gukora icyitwa mobilisation, aho bafashe abasore benshi bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse no mu bwoko bw'abatutsi, barangije bababesha ko bagiye kujyanwa muri Twirwaneho. Hanyuma rero arabamanukana abagejeje hano muri ubu burasirazuba cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo, ahitamo rero guhita abajyana n'ubundi muri Wazalendo. Bamwe basore nabo murimo kubona babarizwaga muri Wazalendo ariko mu bwoko bw'abanyamurenge yewe n'ubwoko bw'abatutsi, bakubiswe bazizwa kuba ngo ari aba M23 cyangwa se abatwirwaneho bwose, ubwo nibyo byose kimwe. Gusa ariko uwitwa Colonel Fureko yakubiswe byo ku rwego rwo hejuru, nimbabwira ko yakubiswe mumve ko yacapwa icyo bita gucapwa, ndetse ubu tuvugana akaba afunzwe. Uyu mugabo rero andi makuru mukwiye kumenya adasanzwe nuko aherutse kugira uruhare cyangwa se ari no muri bitero biherutse kugabwa mu banyamurenge ndetse n'uwitwa Munigantama, aho ngo bari imbere ku mirongo y'urugamba, ariko mu by'ukuri ngo umwe mu basirikare b'abarundi bari bayoboye urugamba aho ngaho ngo baza kubagira inama, bababwira ko bagomba gusubira inyuma bakareka kujya imbere, kuko ngo na Wazalendo ubwabo zishobora kubarasa kuzishaka nko kubikiza kugira ngo bapfe mu by'ukuri, kuko barimo kugenda ngo bagaragaza ko bari gukora cyane kurusha Wazalendo. Wazalendo zikaba zaragombaga no kuba ngo zabarashosa uwo mugambi wari uhari, zikabesha ko barashwe na Twirwaneho. Aba bagabo bari bamaze iminsi n'ubundi ari guhigwa na Wazalendo, gusa uwitwa Munigantama niwe ukiriho cyangwa se utaragira ikibazo na kimwe ahura nacyo, ariko uwitwa Fureko we ejo akaba yarakubiswe izakabwana kaneye mufu, nkuko amakuru ndetse we n'amavideo n'amafoto biri kugenda bigaragara. Hanyuma rero abanyamurenge benshi baragenda bavuga bati nta wigeze agambanira ubwoko ngo bimuhire, aho rero ngo uwitwa Colonel uyu nako ni General D yahawe ndetse na Lieutenant General Makanika, ngo aho yagiye bigaragaza ko uzagambanira ubwoko azapfa nabi bizamugaruka. Ibirongo bikaba ngo ari byatangajwe na cyangwa se byasize bivuzwe na General Makanika, ngo bikomeje kugenda bagaruka cyane cyane ko uyu Fureko we
yanabaye muri twirwano arangije aratoroka ajoininga ikiswe ngo ni Guvmino, kandi Guvmino ngira ngo murabizi ko abenshi rwose yamaze kwidekarayo igaragaza ko iba iri kuri ruhande cyangwa se iri kuri kote ya guverinema. Reka tuvera hano ku by'abanyamurenge twerekere no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye, ariko nyaboneka ntimuze gucikwa, hari amakuru turi kubategurira akomeye cyane. Ese byaba ari byo koko M23 yaba isigariye he? Ibiro turaza kugenda tubigaruka mu yandi masaha, turacyarimo kugenda tubikorera ubwo bucukumbuzi cyangwa se ukwegeranya, ndetse ubu tunavugana bikaba biri mu bituma ubu tuvugana rwose Vincent nawe ari bize cyane, arimo kugenda abikurikirana kugira ngo bize kuba ari amakuru adasanzwe. Reka twongera dusimbukira n'ubundi kuri frontline ku mirongo y'urugamba birumvikana, twerekere ku mirongo y'urugamba. Ku munsi w'ejo hari amakuru yangezeho nyuma y'uko ingabo z'abarundi ndetse na FARDC zikomeje gucapwa. Ubu noneho ngo rwose zisa n'izasubiye inyuma, bamwe ngo berekera iyo za Kamituga, abandi berekera mu bice by'iyo hirya kure kugira ngo banze biyoroganize bitewe nuko bari gukubitwa byo ku rwego rwo hejuru. Mu makuru nararanye rero sasa yavugaga ko Wazalendo ngo zari zashize mu by'ukuri icyitwa bariyeri ahantu bita ngo za Kamituga. Reka manze nshake ijwi kugira ngo tubyinjiremo neza ndibumvishe n'amajwi mba nagiye. Murabizi ko hariya abasore banje rwose bafite ikintu bita ibyombo, mba nabashaki ikintu bita amaradio rwose bagiye na monitoringa ibyombo hirya no hino. Umva rero sasa uko amakuru yavugaga mbere uko twinjira kuri frontline. Reka sasa wumve. Ahitwa za Kirungutwe, aka gace cyangwa sano za Kirungutwe, ngira ngo abantu benshi bamaze kuhamenyera ngo Wazalendo ngo bahashyize bariyeri niho bari gusoreshereza, ariko hari ahandi avuze ngo hari abandi Wazalendo bagera nko kuri 30. Uretse naho tuhumve neza. Ngo ni hafi aho ya za Kirungutwe, hafi hari bariyeri ngo nko mu musozi hejuru aho ngo hariho ngo abandi bagera muri 30. Abo twava ko burangara bari ubwo twava ko ari nk'abari kurinda mu by'ukuri iyi position kugira ngo basoreshe bari mu mahoro bafite umutekano. Ikigaragara cyo nuko Wazalendo hano mu by'ukuri ntago izigera ihagarara gutesa cyangwa se kurya iby'abaturage mpaka nubwo babirya ugasanga n'ubundi ntago bibaguye neza bikarangira n'ubundi mu by'ukuri batabiriye ku neza, ugasanga ibibazo nibibazo. Tukiri kuri frontline reka tugaruka hano muri za Warikare na habaye urugamba ku munsi w'ejo. Urugamba rukaba rwari ragaragayemo uwitwa Guido, aho rero video dufite hano imbere yacu imugaragaza yihishe, ndetse n'abasirikare be bari kurasa bakoresheje imbunda y'ubwoko bwa Moretier, ariko ubona bafite ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru. N'ibitaro byabaye ku munsi w'ejo aho nubonano muri Warikare habaye urugamba rukomeye cyane, ndetse rwanasize n'ubundi M23 yigaruriye tumwe mu duce tugiye kugenda tugaruko. Reka tubanze tubumvishe aya majwi cyangwa se uko byari byifashe kuri uru rugamba. Nabonye izi mikoro zitajya zituma amajwi yumvikana, ariko wenda twihuse cyangwa se dusimbukiye ku nkuru nyamukuru. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo. Iyi mirwano ikaba yarabereye mu bice bya za Warikare. Amakuru rero yaturukaga muri za Warikare n'ubundi akaba yaravugaga ko abasirikare cyangwa se umutwe wa M23 witwaye neza, nzene buryo ki irijwe twaribaha neza, irijwe rikabageraho rwose ari umutsama.
ni byinshi. Turebe aha, ndabona ijwi ryo rwose bikomeje kugenda binanirana. Ikigaragara cyo turaza kugenda turibagezaho, turaza kuritegura mu kindi kiganiro tuze kugenda tubibumvisha. Ahubwo reka dusimbukire kuri iyi nkuru ivuga cyangwa se igaragaza ya ripoti yatanzwe mu gihugu cy'u Burundi yuko ibintu byagenze cyangwa se abasirikare baguye ku rugamba hano muri bice bigiye bitandukanye biri muri Rwitsankuku muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo abasirikare benshi b'u Burundi barimo n'abamajoro cyangwa se n'amajoro yewe na kapiteni baguye ku rugamba ahitwa Rwitsankuku. Mwabyumvishe, abasirikare b'abarundi barimo kapiteni ndetse n'amajoro, meja na kapiteni baguye mu rugamba hano mu by'ukuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka gace ka Rwitsankuku. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu bice biherereye muri za Mikenke no mu misozi miremire yitwa Hot Plate, ni Hot Plate ahari n'ibirumvikana muri za Uvira ndetse akaba muri za Itombwe. Aremeza ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'iz'igihugu cy'u Burundi zaguye mu mirwano iherutse kuba mu gace kitwa Rwitsankuku. Nk'uko amakuru abivuga ngo aba basirikare benshi baguye muri aka gace ka Rwitsankuku harimo ndetse n'abakapiteni yewe n'abamajoro b'abarundi. Aha rero mu by'ukuri bakomeza bavuga ko Uburundi buhangayikishijwe n'abasirikare babo bakomeje kugenda bagwa mu by'ukuri muri ibi bitero. Nk'uko amakuru akomeza abivuga ngo abenshi ngo baguye muri ibyo bice ngo n'ahandi hahakikije, ariko bagakomeza bavuga ko ngo ibyababaje cyane nuko ngo urugamba rwagiye rutwara abamajoro, donc abasirikare bafite amapeti yo ku rwego rwo hejuru. Umwe mu basirikare bo mu mutwe wa Twirwaneho utashatse ko amazina ye atangazwa ku mpamvu ze bwite cyangwa se z'umutekano we, yabwiye mu by'ukuri umwe mu banyamakuru ba Eugene Official ko muri iyo mirwano, ko muri iriya mirwano bereza Rwitsankuku no mu nkengero zawo yabaye kuwa kane tariki 6 Ugushyingo 2025 babonye imirambo igera kuri 85 y'abasirikare b'u Burundi. Imirambo 85 y'abasirikare b'u Burundi. Mutarama rwose niko yaririye isiri ikinyamakuru cya Eugene Official ati imirambo igera kuri 85 y'abasirikare b'abarundi mu by'ukuri niyo yabonetse y'abarundi n'abaFARDC bose bari kumwe, ndetse bafata n'intwaro nyinshi cyane zirimo imbunda nini n'amasasu menshi. Yagize ati nje ubwanjye nabonye imirambo yabo igera kuri 85 biganjemo abarundi, ariko harimo mu by'ukuri n'abari biyoberanyije wagira ngo ni wazarendo. Muri make abasirikare b'abarundi bamwe bari bambaye biyoberanyije wagira ngo ni wazarendo. Arakomeza avuga ati ariko harimo n'abandi baguye mu mashamba, bagiye bagwa mu mashamba aho tutigeze tugera neza, kuko si na ngombwa Rwitsankuku ize kuraswa, sina ngombwa mu by'ukuri ngo Rwitsankuku ngo iza kuraswa niyo twari tugamije kurwanaho, byabaye ngombwa ko tujya no muri ayo mashyamba. Iyi raporo y'umugabo irakomeza ivuga ko yongeye anavuga ko uru rugamba rwari rukomeye. Umutwe wa Twirwaneho wafashe ibikoresho byinshi bikomeye bya gisirikare bizabafasha gukomeza urugamba mu minsi iri imbere. Ati twafashe imbunda n'amasasu byinshi cyane ku buryo dushobora kuzabirwanisha imyaka nk'icumi.
urumva ibikoresho bafashe ibikoresho byinshi ku buryo bashobora no kuzabirwanisha imyaka nk'icumi. Ariko narabibonye nanjye ibikoresho ndumirwa, byari byinshi cyane byari byinshi cyane ku buryo bonaga iza mashini gani bashyize ari ukwazo, ukabona za semuki ukwazo, RPG ukwazo, za Moretier donc byari byinshi cyane rwose, ubona ko hararwitsa nkuko hari hararunzwe ibikoresho ku buryo ushaka kumutera bashobora kuba bari barabizanye n'ubundi kugira ngo babigenere twirwane. Hari systeme namenye aba basirikare ubundi hano ubu muri iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari uburyo kiba cyagira gutya bakagambana kandi ngo bigakorwa n'abayobozi bakuru. Iyo bagiye kugambana rero ngo hari igihe batumizaho nk'ibikoresho, urabona hano hari imbunda nyinshi cyane, bagatumizaho nk'amasasu kuko wenda nk'amasasu aba yashize, none ngo bagatumizaho nk'amasasu, bamara gutumizaho nk'amasasu wenda batumizaho nk'amasasu ya za AK47 cyangwa se za Kalashnikov, ngo none ngo bitewe nuko haba akagambane ngo bagahita babazanira nk'amasasu ya machine gun, kandi batumije amasasu yabo batumije nk'amasasu ya semuki cyangwa se Kalashnikov, bo bagahita bazana amasasu ya machine gun. None ngo abasirikare bajya kona kabona bazana amasasu bagatangira ngo ibintu bibaho, bagatangira gushwana ubwo bakaba bati ibintu ubugambanyi gute twe dutuma amasasu nk'aya ngamukazana yangaye, ugasanga bo ubwabo bahise basubirana bagatangira kutumvikana, ugasanga bari gutongana buri wese yarakariye undi. Uwakoza ku gatendero ko kugambana muri ubwo buryo, ikindi kintu gikoma ahita akora, ahita sasa kimara kubona harimo ako kavuyo bakiri kuburana ntawo bahundi, kuko urumva byakozwe n'umuntu no ku nzego zo hejuru, ugasanga nubwo barimo kuvananamo uburakari bukiri bwose, agahita asinyara ahantu ati yewe nakongeje narikoroje, ubusasana n'umwe abafatikanya muri ako kavuyo. Mu gihe bakiri gutongana, igita kibaho niki nuko bahita bagabwa igitero direct. Iyo bagabwa igitero direct urumva ntakiri mu burakari, nta guhuza ntaki, igita kibaho niki nuko batangira gushwambagurika, buri wese yirukankize kibuno mpamaguru atangira kwirukanka kizaye. Bya bikoresho no bagahita babitaho, yaba y'amasasu arazanwe, urumva ntawe ubu gifite ubushobozi ararwana nande, ahita yirukankira nyine buri wese yirukankukwe. Bya bikoresho bikarangira n'ubundi babitaye nguko uko akagambana kenshi cyangwa se ubundi bisanzwe bikorwa hano muri iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkuko amakuru rwose tuba tugenda tuyacukumbura. Reka dukomeze rero kuri umusirikare cyangwa se kuri raporo yahabwaga Jeune Official igendanye nuko ku rugamba byaremeze ngo rwitsa nkuko ngo yari imwe mu birindiro bikomeye by'ingabo z'abarundi n'iza FARDC muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo urugamba rugaragaza ko urugamba ruragaragaza isura y'imirwano ikomeje gufata indi ntera mu misozi y'umurenge. Gusa abarwanyi batwirwanaho bafashijwe n'ingabo mu by'ukuri bahuriyemo mu cyiswe ngo ni AFC arizo M23, bakaba barashoboye kwirukana abarundi, babashe kwirukana abarundi mu bice byinshi bigiye bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe yemeza ko ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'igihugu cy'u Burundi FDNB ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahuye n'uruva gusenya, kuko ngo M23 yohereje abakomando ibi narabivuze, ariko narabivuze ko twirwano yabonye umusada w'abarwanyi ba M23, ariko bagenda biyoberanyije batambaye uniform, nibo bagiye gutanga umusada hari wenda ibintu ubwo ngiye kubigaruka uyu mutipe aduhaye muri raporo, ariko nagire nabigarutseho. Ngo ingabo za M23 ngo zohereje abakomando
ntigeze hera zohereje zahora ruva gusenya kuko M23 yohereje abakomando kabuhariwe mu kurwana maze abarundi na FARDC bisanga bahabwa isomo ibyo bari bateguye byose bisanga byabaye imfabusa barabarasa kugeza ubwo bagiye barasa umugenda. Abarokotse amasasu rero ngo basize intwaro barazitaye bariyirukankira kugeza ubwo MRDP twirwano ndetse na M23 bahakuye intwaro nyinshi. Ni umutaramo wacu rero wadukubitaga rwose cyitwa breaking news cyangwa se wagendaga duha uko urugamba ahangaha rwari rumeze. Gusa mwabyumvishe ahangaha urugamba rwari ibindi muri iki gitondo nk'uko n'ubundi amakuru atugera hano i Murenge aremeza ko n'ubundi nabwo muri bice haramutse umwuka w'intambara ndetse bikaba binagaragara ko anytime hashobora kuza kuba ibindi bitero bikomeye cyane kuko hari abasirikare benshi b'abarundi baherutse no kugera hano n'ubundi muri za Uvira ndetse ngo abandi benshi bataboherezwa hano n'ubundi i Murenge kugira ngo bajye gutanga umusada cyangwa se bajye gukoma mu nkokora gufasha izi ngabo n'ubundi ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Ariko twirwano ngo ikaba iri standby yiteguye ko ishobora kuza kuba yagabwo ibyo bitero. Mu kwitegura kwayo rero ikaba nayo rwose iri standby ku buryo rwo time ariyo itangije n'urugamba igihe yabona izi ngabo zikomeje kugenda ziyigota. Hanyuma rero ubwo dukomeje tunarimo turagenda tugana ku musozo, reka nongere mbabwire ko FDLR hano muri uyu mujyi wa Goma naho bakomeje kugenda bagaba cyangwa se bategura ibitero byo byategura kugira ngo bagaba muri uyu mujyi wa Goma, nkuko Kinshasa yabyemeje ko bagomba gutangira kugenda bagaba ibitero mu misozi ikikije uyu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Uwitwa Kapiteni Bizimana niwe uyoboye izi ngabo za FDLR hano muri Nyiragongo, ni umu FDLR kabuhariwe cyangwa se kabumbo ukomeye cyane. Akaba rero akomeje kuba mu by'ukuri ngo yegeranya ngo ndetse n'ibindi bikoresho byinshi cyane, aho n'ubundi ari kubyegeranya kugira ngo n'ubundi ngo bashe guhungabanya umutekano hano no mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ubwo rero M23 rwose nayo ikaba ishobora kuba rwose buyatangiye gutegura igikorwa cyo kureba uburyo ki yasubiza cyangwa se yafunga hariya ku buryo izi ngabo zitabasha kuba zamena urukuta kugira ngo zibe zaza kongera guhungabanya umutekano w'abaturage. Reka mpinire nganga rero zari update cyangwa se amakuru acu muri iki gitondo, dukomeze dukurikirane n'andi makuru tuze no kugenda tuyabagezaho amasaha ari imbere. Ubwo rero nyaboneka nyaruka ukande kuri subscribe niba utarabikora, ukande no kunzogera kugira ngo inkuru zacu rwose tukihagera cyangwa se tukizishyiraho muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Ubwo rero kuri mwese mwabikoze n'iby'agaciro turabakunda cyane, ariko mwibuke no gusharinga iki kiganiro kugira ngo kibashe kugera no hirya no hino twagure umuyoboro. Murakoze cyane rero, mukomeze mugerwe na gahunda zacu, ariko mbasezeranya gahunda iri buze gukurikira mu yandi masaha ari imbere, aho turubuze kubabwira byinshi mutamenye, ay makuru mutasanga ahandi muraza kumva bwa mbere mu matwi yanyu akomeye cyane kandi ari buze kubatungura agendanye n'uru rugamba ruri kubera rero hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwakoze kubana natwe rero, ciao.